Yesu ashimwe bene data, muraho neza, nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana nziza, Imana y'urukundo, tunejejwe n'umwanya duhaye wo kumva ijambo ryawe. Nyemerera Mwuka wawe wera yende ku byawe, aduhishurire iby'ubwiru bwabyo, anatubashishe gushyira mu ngiro ikidutumyeho. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu ni umunsi wa kane w'icyumweru. Muri iki cyumweru turimo turaganira kuri Pentekote, cyangwa se mu yandi magambo turimo turaganira ku bya Mwuka wera. Uyu munsi rero turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice 19 umurongo wa 4 n'uwa 5. Handitse ngo Pawulo ati, Yohana yabatije umubatizo wo kwihana, abwira abantu kwizera uzaza hanyuma ye ari we Yesu. Babyumvise batyo babatizwa mu izina ry'umwami Yesu. Pawulo amaze kubarambikaho ibiganza, umwuka wera abazaho, bavuga izindi ndimi, barahanura. Imana atugirire neza. Nk'uko nari mbivuze, turimo turaganira ku mwuka wera. Ahangaha ni inkuru y'abantu bari barabatijwe umubatizo wa Yohana, ariko ngo batarumva yuko umwuka wera yaje. Hanyuma rero ngo Pawulo amaze kubabwira ibyo, babatizwa mu izina rya Yesu Kristo, ngo abarambitseho ibiganza. Noneho ngo buzuzwa umwuka wera, bavuga izindi ndimi. Noneho umubatizo wa mwuka wera araza. Turi kwibanda cyane ku kuzura umwuka wera. Kuzura umwuka wera bihera ku kwizera Yesu. Yabanje kubabwira Yesu ari we, ababwira iby'ibyo yakoze. Ngo bamaze kubyumva ngo bemera no kubatizwa mu izina rye. Imana itugirire neza. Kuzura umwuka wera bihera ku kumenya ko Yesu Kristo yaducunguje amaraso. Bihera ku kumwizera, ukamenya yuko iby'umurimo yakoze, ko yaducunguje amaraso y'igiciro, ngo tureke kubaho ku bwacu ahubwo tubeho ku bwe, ngo dutakaze imibereho yacu imwe yumvira icyaha, twakire ubuzima bwe bwo gukiranuka. Wamenye ibyiza rero bw'ibyo ngibyo, asaba ko bimwuzura. Wamenye iby'uwo murimo Yesu yakoze, y'ukuntu yadupfiriye ngo dutakaze ubuzima twari dusanzwemo bw'ibyaha, twakira ubuzima bwo gukiranuka. Wamenye ibyo, ahora asaba yuko ubwo buzima bwo gukiranuka bumwuzura, bukuzura imibereho ye yose, bukagera muri domene zose z'ubuzima bwe. Iyo uri kubwira Imana ngo ikuzure cyangwa se ikuzuze Mwuka wera, ubwo uri kwibwira nyine ngo ize ikuzure. Ubu uri gusenga uyibwira ati, ngwino unyuzuze ubuzima bwawe, ngwino unyuzuze kamere yawe, isimbure kamere yanjye imwe y'icyaha, kamere yawe y'ubumana izisimbure iyo kamere yanjye y'icyaha. Ibyo rero nibyo kwifuzwa n'abantu bose, nibyo kwifuzwa n'abakuze, bikanifuzwa n'abakiri batoya, nibyo kwifuzwa n'abakiri, bikifuzwa n'abakene. Yewe ukwiriye Imana mu buzima bwawe, ukwiriye Imana kwigera hose mu buzima bwawe, waba uri umukire, waba uri umukene, waba uri umunyacyubahiro, waba ucishijwe bugufi, ukwiriye Imana mu buzima bwawe. Ubuzima butarimo Imana ni ibyago, ni akaga. Saba Imana rero ikuzure, saba Mwuka wera aza kuzure, yuzure hose mu buzima bwawe. Imana atugirire neza. Hanyuma rero ubisabye arabihabwa, nawe ubisabe uzabihabwa. Yesu Kristo aduhane umugisha.